guhinduka inzabya zikwiriye kwakira umugisha w'Imana. Becoming vessels worthy of containing God's blessing. Urwabya ukuntu ruba ruteye rushobora kuba ari urwabya rukomeye cyangwa se ari urwabya rworoshye bitewe n'ikintu rwaremewe cyangwa se rwabumbiwe gufata. None twebwe rero Imana yaratubumbye, ijambo ryayo ritubwira ko intoki zayo arizo zatwibumbiye. Ni ukuvuga ngo turi inzabya mu murimo w'Imana, turi inzabya mu itorero ry'Imana, itorero rya Yesu Kristo iriya bita Church of Jesus Christ. Turi inzabya, ese twakira gute iby'Imana yatugeneye? Rero kugira ngo uzabe inkongoro nziza Imana yaguhaye yakuremye kugira ngo ube, ugomba kuba hari icyo ukora kugira ngo ugere kuri iyo nkongoro. Icyambere ni ukureba uti umubano wanjye na Yesu Kristo uhagaze ute? Ese ndi wa muntu wakira cyangwa se ndashungera? Ndi umushungerezi mu nzu y'Imana, ndi umushungerezi mu itorero ry'Imana, ndi umushungerezi muri iyi si. Ndahagaze gusa ndabona ibintu birimo birakorwa ariko simenye ukuntu byakozwe. Ndahagaze gusa ndareba abantu barimo kwakira ariko ngiye sinakira, cyangwa se ndakira bigahita bikanyura mu myanya y'intoki. Bimeze biti umubano wawe na Yesu Kristo? Waba umeze ute ku buryo Yesu avuga ati ngwino nawe dusangire? Ese Yesu Kristo yabakuze? Ese mwaba mufitanye umubano ku buryo avuga ati uriya mwana ndamuzi, ajyaza agakomanga buri munsi, reka noneho uyu munsi mufungurire, cyangwa se reka mwuzuze imbaraga, akomeza ndamuzi, ibibazo afite ndabizi, reka ngire icyo nkora? Yesu Kristo yabakuze? Kuki bamwe bafite ibihembo byinshi abandi bakaba ntacyo bafite? Kuki bamwe bakira abandi ntibakire? Kuki bamwe bagabana mu nzu ya data cyangwa se muri iyi si, ngewe nkaba ntagabana? Kuki ndi umushungerezi? Impamvu rero nyayo ituma ibyo bintu byose bitubaho tukavuga ngo turabashungerezi cyangwa se ntitwakira mu nzu ya data, nuko ntabwo twiyubaka ngo duhindure ya kamere twavukanye ngo tuyihindure duse na data, cyangwa se duhinduke dusa na Yesu Kristo. Tukaba inzabya, tukaba inkongoro zikwiriye kwakira byinshi. Guhinduka inzabya zikwiriye kwakira umugisha w'Imana. Becoming vessels worthy of containing God's blessing. Twese ko turi ku isi twifuza imigisha pe. Twifuza ko Imana iduha umugisha, twifuza ko Imana idutabara, twifuza ko tugira amahoro, tugira ibyishimo, duseka, dutunga, tugatunganirwa. Ariko se tuzabigeraho dute? Muri Yohana 16:33 haravuga ngo ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri nge. Mu isi mugira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Ngo mu isi mugira umubabaro. Ahangaha yongeye kutubwira ko ntago ari bya bindi by'umudendezo twishakiraga byuzuye ubunebwe no kwishimisha gusa. Ntago ari bya bindi byuzuye kutagira akantu kagukoraho ngo ugire guhungabana, ndetse bwa buzima butagira ibibazo twavuga ngo ni ijuru ryo ku isi, ahubwo ni bwa buzima bwuzuyemo trials, tests, bwuzuyemo valleys, bwuzuyemo valleys bazita gute mu Kinyarwanda? Ibikombe byuzuyemo imisozi, utununga, ibibaya, ukazamuka, ukamanuka, ukurira ibuye, ukarimanuka, ukarwana, ugatsinda. Ngo abitubwiriye kugira ngo tugire amahoro, kubera ko muri iyi si hari umubabaro, kandi duhumure kuko yanesheje isi. Ni ukuvuga ngo twe tumuzi, twakagombye kuba dufite imbaraga zinesha, noneho wa munezero bwa bugingo koko buhoraho yatubwiye tugatangira kububaho. Urwabya rukwiriye kwakira cyangwa se urwabya rwizewe n'Imana ni rwa rwabya nyine rwakuze, rwanyuze mu bintu byose, rwazamutse, rwanyuze
mu kibaya rukazamuka ku musozi rukagwa rukongera rukazamuka umuntu akagusunika ukagendesha inda ukagendesha amavi ukakurura izo situation zose ukazinyuramo kugira ngo umenye koko niba kwakura akaro wari ufite ariko kwakubuzaga umugisha kwakuvuyemo wagera ku muntu wanakora akazi akavuga ariko se uyu ni wa muntu byamugendekeye bite yarahindutse reka ndebe reka mutega undi mutego niyo yagutega imitego ingahe niyo yakugira gute ariko ntihagire ikintu na kimwe kiguhungabanya. Timoteyo wa kabiri 20 kugera kuri 22 ngo n'ubundi mu nzu ngari ntihabamo gusa inkongoro zakozwe muri zahabu na feza ahubwo habamo n'izakozwe mu biti no mu ibumba ngo zimwe zikagenerwa iby'icyubahiro naho izindi bakazikoresha imirimo isuzuguritse. Mwumva aha rero murumva ko dufite inzabya z'ubwoko butandukanye, hari izikozwe muri zahabu na feza, izo ngizo zahariwe gukorerwamo ibintu by'icyubahiro, kwakira ibintu by'icyubahiro. Ubundi izindi ngo zikorwa mu biti no mu ibumba zikaba zararemewe gukoreshwa imirimo isuzuguritse. Hagati aha rero muri ibi bintu byose turimo kuganira utekereza uti nduruhe rwabya ndihe nkongoro, ndi inkongoro ya zahabu na feza, ndi inkongoro y'ibumba n'ibiti, nkoreshwa iby'icyubahiro, nkora iby'icyubahiro, nkoreshwa imirimo isuzuguritse cyangwa ngiye nkoresha imirimo isuzuguritse, umutima wanjye uri hehe muri izi nkongoro? Ese umuntu agera hano gute? Uhinduka inkongoro ya zahabu gute? Uhinduka inkongoro ya feza gute? Uva mu giti uva mu ibumba uzamuka ujya kuri zahabu ujya kuri feza gute? Cyangwa se ni gute ushobora kuba igiti ugakomeza uba inkongoro y'igiti, inkongoro y'ibumba? Umuntu wese rero niyirinda gukora ibibi navuze azaba nk'inkongoro yubahiritse. Nukuvuga ngo yubashywe, ikorerwamo ibyubashye, inywerwamo icyubashye. Iyo Imana ibona ikishimira ikavuga ati ngiye kukongerera kuko urabikwiriye, ndabona ko ukora ibyiyubashye, ndabona ko ukwiriye icyubahiro, reka nkongerera ikindi. Ngo yatagatifujwe kandi y'ingirakamaro kuri nyirayo, bikugirira akamaro n'Imana bikayigirira akamaro kuko uba ubaye igikoresho cy'Imana ugatangira gukora iby'Imana yakuremeye. Urwabya rwa kabiri cyangwa se inkongoro ya kabiri ni inkongoro yangiritse noneho yakira ibihembo yakira ahangaha ni ibihembo byakwitwa ko ari punishment, ngo ni igihano. Ubutunzi afite abona ko ari ubutunzi ariko ngo ni igihano Imana ibimuhaye. Defective vessel, imperfect vessel, avuga ngo abundance is a punishment. Nukuvuga ngo iki rero ngo ubu butunzi buragusenya, ni hahandi ubona ko ibintu urabifite ni byinshi ariko nta munezero, nta byishimo, nta urukundo ufite, nta gufasha abantu ufite. ngo ubutunzi buragusenya, bugasenya abana bawe n'umuryango wawe, abawe bose. ngo kuki ubutunzi rero bugusenya? ngo kuko utiteguye kubwakira, ntabwo wabaye adequate vessel, ntabwo uri rwabya rukwiriye kwakira ubwo butunzi. Ni ukuvuga ngo wabushatse wihuse cyane, ushakisha inzira zose wanyuramo kugira ngo ugere kuri ibyo bintu, kandi inzira zitari nziza kuko nawe wundi wabubonye nawe yaravunitse. ntabwo Imana yabonye umutima we ariko umutima yarawukoreye kugira ngo Imana iwubone. Uyu nawe rero aravunika ariko mu nzira zitari zo. Ngo ntidushaka kunyura muri process yo gukura ngo tunonosore imyifatire yacu, ngo tuvugurure imyifatire yacu, ahubwo dushaka ibyihuse. Urwa gatatu rero ni inkongoro iri mu rugendo, ni urwabya ruri mu rugendo. ngo ubutunzi buza nk'ikigeragezo, nk'ikizamini, test. Urabyumva uko uri mu rugendo ushaka kuva kuri level iyi ujya kuri level ya kabiri, ya gatatu, ya kane, ya gatanu uzamuka. Imana ituma uhura n'amahitamo akomeye, decision ziri compliqué, ibibazo nyine kavuga uti ndanyura aha mfashe uyu muntu mureke ngire gute, ntanga icya 10 nkireke, ningitanga adasigarana ngahe, ese mfashe uyu muntu ko ari two nari nsigaranye, ibintu nk'ibyo.
iyi veso, iyi nkongoro iba ifite ibi bintu byo kuvuga ngo amahitamo ndi bukore nayahe kugira ngo ngumane uyu mugisha. Ni bya bindi nabwiye umugisha waje, ariko uranyura mu myanya y'intoki. Guhinduka inzabya zikwiriye kwakira umugisha w'Imana. Becoming vessels worthy of containing God's blessing.